ufite igitiritiri gusa Nabiterwa n'inzara umuntu hafi ngaje ubuye nyine wikifatisha mu ntoki uragishaka se kubana n'umuntu nawe ngabana nawe tuza ndakimara nawe cyangwa wakimara hano ni maximum mfite amaniga kandi nzara inyiciye muri geto ariko urabizi reka njye kuyasura musore wanjye uzi wasanga ari umuntu uje gukomangana kandi icyo nakubwiye babashyitsi b'iki uzi ko yatuma nawe ntugasesitente ubuze umushyitsi waza muri iyi kora nawe ari buzima kubera wicaye wakimara cyane nanjye yitsimbe mani witsimba nawe se ubu yagusaba we ntazi ibihe turimo asabye abatumva radiyo nawe imeze bite wakiba we ntabwo kino nyimazi ariko nari binakuzanira icyawe mani shawe mba iwanyu ni mu gikoma cyavuga shawa inzu bayipakiye uzabaze wakira umwana bavuga ko inzara ya saa sita ari isano y'ibisambo nta nzara dufite mani urabona ko ari ibigori byimbajeje turi amagambo yacu abageze genda wicarire muri ayo se ubundi wakwicaye kamuha agatebe mani oya nta kibazo ubuzima bwa geto ndabuzi reka nsitinge mwana ndashaka amazi mwana nicyo kibazo amazi cyagotse rimwe mu kwezi ijerekani cyane kuri Yesu ndakubwira ngo ndabishuka harya se mwana niganye murayima amazi y'icyo ushaka yo koga yo amazi yo ku no muri ino zo sara ahantu yo hari abo twagurisha ngo reka njye kuyiba nari bije gufata amazi tumwe nari imana numva mani ibintu amasafuriya arimo aravuga umujyamani yagiye mu masafuriya mwana ashobora kuba yisafuriya y'igikombe mwana reka ananirwa no kuvuga n'inzara za nyira bimwemerera kandi avuze ko yahaze aha gabara nabaha ariko mwana cyangwa hari ibikombe usigaye ubika mu isafuriya komera ugatwita ubibika mu kabati umusatsi waricuritse ngo barahaza abo kanze njye kumureba mwana no Patify reka mbanze mubwire nazanye inzara ivanze na turansipoti ya coronavirus mbabarira ko mwana ushatse kurira narakubita utankubita basi utankubita mbese buri nakunesha ariko none nzaguha mushiki wanjye ariko nta mushiki wawe nshaka amasezerano cyaboneka nzaboyiro kandi nzagushyiramo imbesiri y'imbwenge aya ndashaka inyama inyama nta kibazo uzabona n'icyo warushinga nyine kiri kure uzi ko aricyo twari kurarira wawe nta kibazo utazongera no kugaruka hano mwana angubise icyo bitwa site na sinturare naho ndi imigemo 15 y'ibisheke nta kibazo ankubise nk'ingoma y'abaporoso nzamwishyura ntongere gusura abantu muri geto ni isoko y'urupfu ndayibona shaka nitahire nakundi nagenda akaziza arambabaje salama kiri Samanishi numvaga niwe bazi kubitaka. Man, kirima imbesiri ndayikosoye. Pa! Nakubita akava amaraso nkaho noboye urunyanya. Ongera pa soka ndayikosoye uzibineri yankore. Yari yandiriye ibigori shawe. Inambesiri ngo ni kazizi uzayibaza. Nimara numvaga ari wowe urira baguterisha imana nabonaga bagusora n'imigeri myinshi urambeshya mwana ni wowe. Ati freni filime yagiye TV twarebaga mwana twayigana.